Reka nongere ngo ikaze ukurikiye Davis Entertainment, reka nkubwire ngo komeza ugira ibihe byiza aho waba udukurikiye uherereye hose ho mu Rwanda cyangwa se hanze ijyarwo. Turagatsira n'amakuru yacu n'amakuru y'imyidagaduro tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije tugira ngo tumenye uko bihagaze mu gisata cy'imyidagaduro. Reka amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ko ibya Bruce Melody na Gasaro Diane uvuga ko babyaranye bishobora gufata indi ntera. Uyu Agasaro Diane rero avuga ko yabyaranye n'umuhanzi Itayiwacu Bruce wamamaye nka Bruce Melody, kisunze umunyamategeko we Turahirwa Theogene yandikiye uyu muhanzi rero ndetse na Rebo abarizwamo ya 1.55 abasaba gukemura ikibazo cy'indezo y'umwana. Avuga ko rero babyaranye bitaba ibyo bakazitaba inkiko. Itangazamakuru rero rifite kopi y'ibaruwa y'integuza yanditswe ku wa mbere ku itariki ya 22 Mata 2024 aho umunyamategeko Twahirwa Theogene atangira yibutsa Bruce Melody kuzuza inshingano zo kwita ku mwana yabyaranye na Gasaro Diane usigaye abarizwa mu gihugu icya Uganda. Muri inyandiko rero bavuga ko uyu mwana yavutse ku itariki ya mbere Nzeri 2015, bivuze ko rero imyaka 9 ishize uyu mwana abonye izuba. Umunyamategeko rero Turahirwa Theogene yavuze ko hari ibiganiro byabayeho hagati ya Bruce Melody na Gasaro Diane, ariko uyu muhanzi atigeze yubahiriza ibyo bari bavuganye. Ati rero nyuma y'ibiganiro mwagiye mugirana mu bihe bitandukanye na Gasaro Diane wananiwe kuzuza inshingano za kibyeyi zo gutanga ingendezo ku mwana. Turahirwa Theogene rero we avuga ko ibi bikomeje kugira ingaruka kuri Gasaro Diane kuko ari we wita ku mwana gusa. Akomeza ati rero kugeza ubu nyina w'umwana niwe wirya akimara kugira ngo umwana abone ibimutunga, imyambaro, amafaranga y'ishuri ndetse no kwivuza. Uyu munyamategeko rero yibukije Bruce Melody kubariza inshingano ze, bitaba ibyo hakitabazwa inzira y'amategeko. Ati rero tukaba rero tugusaba kubahiriza inshingano zawe mu bwumvikane ku buryo bwihuse, bitaba ibyo tukiyambaza inzira y'ubutabera kandi mukaba muzirengera ikiguzi cyose bizatwara kugira ngo ubutabera butangwe. Itangazamakuru rero ryagerageje kuvugisha uruhande rwa Bruce Melody ariko ntibyakunda, kimwe rero n'uruhande rw'umunyamategeko Turahirwa Theogene. Hari amakuru rero avuga ko hari ibiganiro byabaye hagati ya Bruce Melody na Gasaro Diane bijyanye no kuba bapimisha ADN, ariko Agasaro ntiyabyemera. Ni ibiganiro bivugwa ko bimaze igihe, ariko Agasaro ntiyigeze atera intambwe yo kuba yakwemerera ko hakorwa ikizamini. Isoko rero z'amakuru za Davis Entertainment zivuga ko mu minsi ishize Bruce Melody yagiye muri Uganda ari kumwe n'ababarizwa muri 1.55 barahura kandi bagirana ibiganiro na Gasaro Diane bijyanye no kwita kuri uyu mwana babyaranye. Ni ibiganiro bivugwa ko byasize Bruce Melody yemeye ko azaha Agasaro Diane amafaranga angana na miliyoni 10 ngo kuva ubwo Agasaro ntiyongeye kuvugana na Bruce Melody. Byanatumye rero yifashisha uruhande rw'amategeko kugira ngo umwana we abone indezo. Uyu Gasaro Diane rero abarizwa muri Uganda, ariko umwana avuga ko yabyaranye na Bruce Melody abarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse yatangiye amashuri ye ku itariki ya 11 Ukwakira 2019. Shene ya Frost Pro yashyize hanze amashusho y'indirimbo Imagine yaririmbwe n'uyu mwana Agasaro Diane avuga ko yabyaranye na Bruce Melody. Abantu rero bati utangiye gutera ikirenge mu cyaso. Iyi ndirimbo rero Imagine uyu mwana yasubiyemo ni y'umunyamuziki John Lennon wo mu Bwongereza, irazwi cyane mu bice bitandukanye byo ku isi. Bruce Melody ntiyemera uyu mwana, we yari mu kiganiro n'Isibo TV ku itariki ya 8 Nyakanga 2022. Bruce Melody yabajijwe uko ikibazo cye na Gasaro Diane cyarangiye kuko cyatangiye kujya mu itangazamakuru kuva mu mwaka wa 2016. Asubiza ko atemera umwana. Yavuze ati urakoze kumbaza icyo kibazo, ati ni ikibazo gikomeye cyane, ariko icyo navuga nuko na n'ubu ntare
kwemera uriya mwana kuko nyina ntajya yemera ko tujya gupimisha ADN. Uyu mwana rero asigaye arerwa n'abagira neza kuko na nyina atakimurera. Bruce Melody yavuze ko ari umubyeyi kandi abana be bazwi. Akomeza agira ati rero ndi umubyeyi kandi sindi umubyeyi gito ku buryo nakwanga akurera umwana. Ikibazo nuko rero uwashakaga ko murerera yabivugaga amwita uwanjye kandi abana banjye barazwi, sinakwihakana umwana kandi ndi umubyeyi nyine. Uyu muhanzi rero ugezweho muri iki gihe mu ndirimbo When is Round yakoranye na Shaggy wo muri Jamaica yavuze ko yasabye Agasaro Diane gupimisha ADN ariko akabyanga. Atubwanjye namubwiye ngo aze tujye gupimisha ibizamini bya ADN kugira ngo impaka zishire ariko byaranze. Uyu Agasaro Diane rero yigeze kuvuga ko Bruce Melody yamusabye ko bakoresha ADN. Umunsi ugeze umunyamategeko we agira ibyago ati rero nahamagawe na polisi bambaza imyirondoro yanjye ariko ibyo gupima umwana ntabyo bambwiye, ariko hari igihe Melody we ubwe yari yavuze ko tuzajya gupimisha ari kuwa mbere. Hageze avuga ko umunyamategeko we yagize ibyago yaba Bruce Melody ndetse na Gasaro Diane nta numwe ugifite nyine uruhare runini kuri uyu mwana kuko ubu arerwa n'umugiraneza w'umunyamakuru wamwiyandikishijeho. Ni nyuma rero yuko Agasaro asinya inyandiko ivuga ko atagishoboye kurera uyu umwana. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru uvuga ko Riderman yateguje album yakoranye na Bulldog. Riderman rero ageze kure. Umushinga wa album ye nshya ateganya gushyira hanze muri Gicurasi 2024 ikagira rero umwihariko w'uko yose yagikoranye na Bulldog bigeze gukozanyaho mwihangana rya kiraperi. Abibuka rero amateka ya hip hop y'u Rwanda baribuka neza ihangana ryaranze Riderman na Bulldog mu myaka yashize. Icyo kuri amaginga ya inkuru nziza igezweho nuko hagiye kujya hanze nyine album y'aba baraperi bahuriyeho. Namakuru rero Davis Entertainment yahamirijwe na Riderman wahamije ko kugeza ubu iyi album yamaze kurangira, gisigaye ari kwishyira hanze. Ati sinzi uko ndi buyitangeho amakuru menshi, ati cyo kumenya nuko album yo yarangiye twamaze kuyikora, iri muzo nteganya kumurika kuko hari n'izindi nakoze ntaramurikira abakunzi banjye. Riderman rero wirinze kuvuga kugaruka ku izina ry'i album yakoranye na Bulldog yeshuye ko izajya hanze mu minsi iri imbere, ari nabwo rero azaba atangaza amakuru yose kuri yo. Riderman rero yavuze ko we na Bulldog ari abaraperi beza bamaze igihe mu muziki ku buryo bakorana album ari igisubizo nyine ku bakunzi babo muri rusange. Ati mu myaka yashize rero wasangaga bitadukundira gukorana cyane cyangwa se wanarebo ugasanga twarakoranye umushinga umwe, ariko kuri ubu twatekereje uko twakorana album mu rwego rwo gushyira igorora abakunzi bacu. Uyu muraperi rero uri mu bafite abakunzi benshi mu muziki w'u Rwanda yijeje abakunzi be ko guhera mu minsi iri imbere batangira kubona amakuru menshi kuri iyi album, kimwe n'indi mishinga afite irimo n'igitaramo ateganya gukora muri uyu mwaka. Aya makuru rero Riderman yayakomojeho nyuma yo gusohora indirimbo ebyiri icyarimwe arizo Ambutiyage na Acana. Reka rero amakuru yacu tuyasoreze kuri iyi nkuru ivuga ko Kanye West yageze mu bucuruzi bwa filime z'urukozasoni n'abahanzi batatu Davido akunda bavugwa nyine mu myidagaduro. Uyu Kanye West rero wiyitaye ageze kure. Ibiganiro byo gutangiza inzu izajya ifatirwamo amashusho y'abakina filime z'urukozasoni, akaba rero azajya anazigurisha ku mbuga zisanzwe zizwiho ubwo bucuruzi. Amakuru rero yibanze ahari avuga ko iyo nzu izaba yitwa Yes Prono. Kanye West rero amaze igihe aganira n'umukinnyi ubifatanye nyine no gutoza abakina izo filime Stormy Daniels. Kanye West rero muri 2019 yigeze kuvuga ko kuva akiri umwana yisanze akunda kureba filime z'urukozasoni. Byose rero byaturutse kuri se wageze kuzimwereka akiri muto. Ubwo rero nyine yapfaga muri 2007 yatangiye kuba imbata yo gukora imibonano
mpuzabitsina. Reka amakuru yacu rero tuyasoreze ahangaha nkwibutsa ko iyi ari Davis Entertainment aribwo wa mbere dusuye, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru agiye atandukanye tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Turabakunda cyane.